twari mu mwijima, ariko yaje kuduhindura. Yatanze amaraso ye, yaguye ku musaraba, nibwo twabonye amahoro aturuka mu ijuru. Yesu Kristo nashimwe bene data bavandimwe, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi nejejwe no kubabwira ngo Imana ibishimire kandi baho umugisha muri byose. Reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 27, duhere ku murongo waho wa 51. Haranditse ngo, umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi, isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa. Imana iduhana umugisha. Bene data bavandimwe bakozi b'Imana, ndashaka kubabwira ku mbaraga za Yesu no ku maraso ya Yesu. Uyu munsi reka tuvuge ku maraso ya Yesu ndetse no ku mbaraga ze. Uyu munsi reka mbabwire ngo bene data, kwitanga kwa Yesu, dushime Yesu kubw'amaraso ye yemeye kumena, yemeye kujya ku musaraba. Yesu yaratubabariye, ariko mu kutubabarira yarabanje arababazwa, akorerwa nabi, aritanga, amena amaraso. Yesu yaratubabarijwe. Imana yo mu ijuru ishimwe ko yabyemeye bikabaho natwe uyu munsi wa none tukaba dufite amahoro. Imana itugirire neza. Amaraso ya Yesu rero reka mbabwire ngo bene data, amaraso ya Yesu arahebuje. Ni amaraso y'igiciro, ni amaraso atari ayo mu bitungwa, ni amaraso atapfa kuboneka aho ariho hose, ni amaraso akiza. Imana itugirire neza. Uyu munsi rero nawe ayo maraso yagukiza, ayo maraso yakugeraho, ayo maraso yaguha kunezerwa no kwishima, ayo maraso yakora ibitangaza kuri wowe. Reka dukomeze rero tugirire Yesu icyizere, kuko yemeye kudupfira. Uyu munsi wa none dukwiriye kumwizera kandi tukamunambaho. Imana izatugirira neza. Bene data, Yesu yavuye mu gituro, ibitangaza biraboneka, ibitangaza byarakozwe. Yesu akimara kuva mu gituro, ni ukuvuga ngo ibituro by'abera byose byarakinguwe kugira ngo agaragaze imbaraga, yerekane ko ari Imana yamutumye. Mwibuke Lazaro nawe yarazutse kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Yesu yerekana imbaraga ze ubwo Lazaro yari yapfuye amaze ndetse n'iminsi. Icyo gihe ibyiringiro byari byabuze, abantu bakumva ko Lazaro nyine byarangiye, ariko Yesu yerekanye imbaraga, aramuzura kugira ngo yerekane ko ari Imana yamutumye. Abantu baraho bose baratangara, babona ko Yesu ari umwana w'Imana, kandi nawe yahamije ko rwose yatumwe n'Imana. Ibyo ngibyo byose byerekanye imbaraga ye. Wibuke ko Lazaro yari amaze iminsi 4 mu gituro, byararangiye, abantu baramaze korosa bavuga ngo uyu nguyu byararangiye. Yesu rero yerekanye imbaraga ze. Niko rero n'ibituro by'abera, abapfuye bose bizeye umwami Yesu Kristo nk'umukiza, abo bose rwose twiringiye kuzahura mu gitondo cy'umuzuko. Imana yo mu ijuru ikomeze itugirire neza. Rero niba ufite uwawe wapfuye, uyu munsi wa none nakubwira ngo nawe izere ko umunsi umwe muzahura, kuko Yesu izo mbaraga arazifite zo kubikora. Rwose muzahura niba yarapfuye yizeye kuzazuka. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Uyu munsi wa none rero reka nkubwire ngo ishime mwene data ko twacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi ayo maraso arakiza. Ni amaraso y'igitangaza, ni amaraso akiza, akorera ibitangaza, ni amaraso yongera gutuma umuntu abaho, akongera akabaho, akishima. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo rero reka mbabwire ko Imana yashimye ko Yesu apfa kandi ko atwitangira. Rero bene data, reka mbabwire ngo Imana yo mu ijuru ikomeze iduhe umugisha kandi ikomeze ihabwe icyubahiro, kuko yemeye gukora ibyo yakoze, ikaduha umwana wayo Yesu Kristo, akaducungura, akadupfira. Ni ukuvuga ngo rero Yesu ibyo yakoze cyangwa ibyo yakoreye Lazaro n'ibyo yakoreye abatubanjirije, muribuka ko umunsi Yesu azuka habaye ngo ubwira kabiri, ibituro by'abera birakingurwa kugira ngo Yesu yerekane imbaraga ze. Ni ukuvuga ngo abera bose kiriya gihe barazuwe. Ni icyerekana ko Yesu afite imbaraga, ni icyerekana ko akomeye. Ni ukuvuga ngo Yesu yakinguye ibituro by'abera bose,
ni ukuvuga ngo barazuka. Icyo nacyo cyabaye igitangaza, kandi Imana yo mu ijuru ibyo nabyo yashimye ko bibaho kugira ngo yerekane imbaraga zayo. Ni ukuvuga ngo umwana w'intama Yesu, ni ukuvuga ngo yazanye imbaraga, yazanye intsinzi. Uyu munsi wa none niwe turirimba, niwe tuvuga, afite intsinzi kandi akwiriye kuguma ku ngoma kuko yarayitsindiye. Yesu rero ni ukuvuga ngo azagaruka mu isi, kandi rwose azaza gukora ibitangaza nk'uko yabidusezeranyije. Nawe mwitegure, Imana yo mu ijuru itugire neza. Ni ukuvuga ngo intego ya Yesu yo kwemera kujya ku musaraba, yo kwemera kumena amaraso, bene data, yo gucungura umwana w'umuntu. Uyu munsi wa none ufite amahoro, uyu munsi uridegembya mu maraso ya Yesu Kristo kuko yagucunguye, kuko yakuneshereje. Uyu munsi nawe ufite icyo wavuga, uyu munsi ufite ijambo. Ariko ni ukuvuga ngo Yesu yemeye kwikorera intimba zacu, intimba z'abantu. Twebweho ngo twamutekereje ko yakubiswe n'Imana, ngo Imana irangije ngo iramuvuma, ariko ntabwo ariko byagenze. Ni ukuvuga ngo Yesu ntabwo yakubiswe n'Imana bene data, ahubwo wari umuteguro w'Imana, ahubwo kwari kugira ngo acungure abantu, kwari kugira ngo ni ukuri yerekane urukundo rwe, yemere kuza gucungura abantu. Ni ukuvuga ngo intimba zacu bene data Yesu yaremeye azishyiraho, yikorera akababaro twari kuzagira, akishyiraho kugira ngo aducungure. Icyo nta kindi yazize, kugira ngo yemere ajye ku musaraba, amene amaraso ye yose ameneke. Kwari kugira ngo umwana w'umuntu abeho, umwana w'umuntu yongere ahabwe agaciro, Imana yongere itugire neza, yongere kuduha amahirwe yo kubaho, yo kurama. Imana itugire neza. Ikindi, amaraso ya Yesu ni ukuri yahuje abatari kumenyana. Mwene data, wowe tuziranye cyangwa se n'abandi muziranye, uyu munsi wa none ntabwo twari kumenyana iyo hataba amaraso ya Yesu. Rero dushima Imana ko twamenyanye, dushima Imana ko tuziranye kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ikomeze kudushyigikira kandi ikomeze kutugirira neza. Uyu munsi rero bene data, reka mbabwire ngo amaraso ya Yesu arakomeye, ni ay'igiciro. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ni ukuvuga ngo rero bene data, reka mbabwire ngo ni ukuvuga ngo niyo atwunga n'Imana, amaraso ya Yesu Kristo atwunga n'Imana, niyo atuma uyu munsi wa none dusenga, niyo atuma uyu munsi tuvuga Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo mu byo Yesu yatanze kwari kugira ngo agakiza kacu kaboneke, kwari kugira ngo twongere twishime. Yemeye kujya ku musaraba, yemeye gupfa, yemera kwicwa kubera twebwe, kugira ngo rero Yesu twongere tumugirire icyizere. Uyu munsi wa none dukwiriye kumwegera, dukwiriye gusenga, dukwiriye kuba mu Mana kugira ngo twongere tugirire Yesu icyizere, kandi nawe aho ari abone ko rwose nubwo yaducunguye, natwe turi abantu bamukunda, turi abantu bamusingiza, tumushimishe, tumusingiza, tumuririmbira mu buryo bwose bushoboka. Imana rero tugire neza. Ayo maraso rero Yesu yavuye, niyo nzira itugeza ku Mana, niyo nzira itugeza ku buzima, ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze, ubuzima bw'iteka. Ayo maraso rero mureke tuyakorere, mureke tuyashake. Imana yo mu ijuru izatugira neza. Bene data bavandimwe rero, dukwiye gukunda Yesu, dukwiye gukunda ayo maraso ya Yesu n'umutima wacu wose, kuko ayo maraso niyo azatugeza rwose mu ijuru. Imana itugire neza. Duhunga umwijima rero, amaraso ya Yesu nayo azajya aduha imbaraga, azadutwikira, tuzagira ubuzima, tuzagira amahoro. Imana yo mu ijuru rero ikomeze kuduhana umugisha. Wowe ufite agahinda, reka nkubwire ko amaraso ya Yesu yakuyeho agahinda. Amaraso ya Yesu yakijije abantu ibyaha. Uyu munsi wa none ukwiriye kuva mu byaha, ukwiriye kureka ikibi cyose wakoraga mwene data muvandimwe. Reka ibyaha, reka ibigutandukanya n'Imana. Uyu munsi amaraso ya Yesu yamenetse kugira ngo uyu munsi nawe agukize ibyaha, uyu munsi ube mu byishimo. Imana itugire neza. Rero ni inzira igana ku Mana, ni inzira igana ku rurembo Siyoni. Amaraso ya Yesu rwose nimureke tuyubahe, nimureke ayo maraso tuyaha agaciro, kuko azatwunga n'Imana, niyo aduha urukundo, niyo aduha ibyishimo, niyo aduha kubaho, niyo aduha kurama. Amaraso ya Yesu Kristo ni ukuri afite umumaro ku bana b'Imana cyangwa se ku bakozi b'Imana. Nawe rero utarahinduka mwene data, uyu munsi wa none reka nezezwe no kukubwira ngo hinduka, ngwino dusenge, ngwino dushake Imana, ngwino tuvuga amaraso ya Yesu Kristo, ngwino twihana ibyaha, ngwino tubwire abantu gukora ibyiza bave mu byaha, ngwino tubane mu ijambo ry'Imana kandi dushyigikirane rwose. Nawe rero wumva ijambo ry'Imana ntukarigire ubwiru, ahubwo mubana cyangwa se inshuti yawe iri hirya no hino wayibwira uti dore ijambo ry'Imana, nawe ujye uryumva buri munsi. Imana izakugira neza. Rero nejejwe no kubabwira ngo Imana yo mu ijuru irabakunda, kandi amaraso Yesu yemeye kuva, ayo ni amaraso
y'igiciro, niyo maraso atuma tubaho, niyo maraso atuma twongera kugira icyizere cy'ubuzima bwacu. Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha muri byose, kandi mukomeze mwizere ko uyu munsi namwe mwagerwaho n'ayo maraso ya Yesu Kristo, ibintu bikagenda neza. Bene data rero, urugendo twatangiye rw'inzira y'agakiza, n'abandi bazaza mu minsi ikurikiye, abo ngabo nabo rwose ni karibu mu ijambo ry'Imana, cyangwa se no gushaka ubuzima bwabo bwiza bw'ejo buzaza, cyangwa se bwa nyuma y'ubu ngubu dufite hano mu isi, kugira ngo nabo bazaragwe cya gihugu cy'ubugingo twasezeranijwe. Ifuze kuzabaho imyaka myinshi nyuma y'ubu buzima, ifuze kuzabaho, kuko Yesu amaraso yemeye kuva yari ayo kugira ngo natwe tuzabeho, tuzabane nawe ubuziraherezo. Imana yo iduhana umugisha, kandi bene data reka mbabwire ngo Yesu azaba umwami wacu, azatuyobora kandi tuzabana nawe rwose nitubyizera kandi nitubikorera. Imana izabiduha. Bene data reka mbabwire ngo Yesu ntabwo yakubiswe n'Imana, ahubwo kwari ukugira ngo Imana igaragaze icyubahiro cyayo, kandi kwari ukugira ngo Imana ibashe kwereka ko ikunda umuntu yaremye, kugira ngo yemere gutanga umwana wayo ikunda w'ikinege, kugira ngo aze mu isi kuducungura. Uyu munsi rero nawe waha amaraso ya Yesu agaciro, usenga ubwira Imana uti Mana nyezaho ibyaha n'ibicumuro byanjye byose, kugira ngo nanjye ngukorere. Aya maraso ya Yesu Kristo nyaha agaciro. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nababwira ngo nimuze dusenge, kandi muze duharanire gukunda Imana no gushaka ubwami bwayo. Imana izatugirira neza. Amahoro n'imigisha nibyo mbifurije. Amen, amen, amen. Amaraso ya Yesu niyo atunganya Imana, mucyo yatanze tukagira datuza, ku musaraba yicaye yahise atubabari, kugira ngo tugire ubumwe n'Imana. Amaraso ya Yesu atunganya Imana, akira biteye agahinda bafite icyaha, yatunguje mu rukundo rw'ibyishimo, iyo nzigana ku buzima.